Ya ese koko ibyakomeje kuvugwa ko Kimenyi Yves umukinnyi w'umupira w'amaguru na Muyango umugore we cyangwa se umufasha we biri kuvugwa ku iyi mihanda byaba ari byo? Ese ko nanone byaba bitangaje? DJ Brian se we byaba ari kubyitereramo ute? Ese ku rukundo umugore n'umugabo bashakanye ku rwego rw'amategeko ku rw'igihugu ndetse n'idini, ese ibyo bintu byaba bigiye kuzamo kidobya gute? Ese koko baba batandukanye? Ushobora kwibaza uti ese Muyango nubwo bamumenye kenshi bakamumenya mu biganiro bigiye bitandukanye dore ko yagiye akora amashuri agiye atandukanye, ese ataniye he n'uwitwa Keza? Ese kubatandukanya byaba bimeze biti? Irebere. Ese none mbere yuko tubabwira ibya Keza Tracy, reka tubanza tubabwire witwa Umuyango yitwa nde? Muyango akunze kwitwa Claudine Uwase Muyango. Ayo niyo mazina ye dore ko yerekanye impano idasanzwe rya Miss Rwanda umwaka wa 2019. Aho yigukanye ikamba rya Miss Photogenic. Koko yagaragaye neza mu mafoto. Yego nibyo pe nta numwe ubihakana. Nyuma y'irushanwa yagize uruhare mu myidagaduro. Akora n'ibiganiro bitandukanye ndetse ahostinga ibitaramo i Kigali. Ese nanone ku rukundo rwe rwa Kimenyi uyu umunyezamu ukomeye ufatira ikipe y'igihugu Amavubi, ese byaje guhurirana gute? Nanone ushobora kwibaza ngo urukundo rwa Muyango na Yves Kimenyi umunyezamu wa AS Kigali n'Amavubi rwatangiye mu mpera z'umwaka wa 2019 nyuma y'uko Muyango ateguye ku wa gatandatu ibirori by'isabukuru ya Kimenyi. Ese yayiteguye koko bari basanganye? Aha nanone agatereranzamba Kimenyi yasabye Muyango ku itariki 28 z'ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 2021. Yavuze ko Muyango yemeye atazuyaje maze amusaba ko amubera umugore. Ese koko yari kwanga uyu munyezamu ukomeye w'ikipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi? Ubuzima bwa Muyango rero dore ko mu mwaka wa 2021 Kanama Muyango na Kimenyi bakiriye umwana wabo wa mbere umuhungu witwa Miguel Yanis Kimenyi. Ese Yanis Kimenyi sinanone mu mwaka wa 2021 kwari bwo nanone Kimenyi yari yasabye mu kwezi kwa kabiri uyu Muyango aha se ande bavuga uti yazanye inda, ariko reka ibyo twere kubitindaho. Bidatinze ku itariki ya 4 Mutarama umwaka wa 2024 bafatanyije gutanga isezerano imbere y'amategeko i Nyarugenge. Aha ni handi bazamuye ukuboko ngo banakora ku darapo bakemeza ko bazabana nk'umugore n'umugabo. Ese koko muri Mata ariko nanone reka tugaruke Mutarama umwaka wa 2024 tariki 6 bakoreye ubukwe bw'idini bwa Kigo muri Romantic Garden Igisozi, bwitabiriwe n'inararibonye mu myidagaduro n'imikino harimo n'abanyampinga nka Liliane Iradukunda uwo yari Miss wa 2018 na Megan ni mwiza pe uyu ni Miss wa 2019. Ese koko ibintu byo guhindura imibereho dore ko imibereho yaba yatangiye guhinduka byo byaje ryari? Aha ni igihe Kimenyi yatangije salo ya Can Clippers mu Gikondo. Muyango yarashinzwe imicungire yayo. Aha ni handi ngo yarashinzwe imicungire nta mafaranga, ariko nyuma ya salo yarafunze ngo kubera iki? Ni igihombo. Wabona yarayariye cyangwa se yarayitwayemo neza? Bayarimo neza. Ese nanone Muyango ko yagiye amenyekana cyane yamenyekanye bigenze uti Muyango yakunze guhabwa inkunga no gushyigikirwa ku mbuga nkoranyambaga, ariko nanone uyu mukobwa mwiza ninde utamushyigikira akunze gushimira byo ibi ni byende bita kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga, dore ko mu mwaka wa 2021 yahuye n'imbogamizi ubwo yagaragazaga inda y'imvuzo, ariko nanone Kimenyi yamwifashijemo nk'umurwanaho ndetse amubwira ko ari we umutera ishema. Sinanone Kimenyi ariko yari umwana we da mu buryo bwuzuye. Rero mu mwaka wa 2024 Mutarama Muyango na Kimenyi dore ko berekanye uburyo bw'amategeko dore ko babanye nk'umugore n'umugabo. Aha ni handi ngo Kimenyi ngo yari yashingiwe ameze nk'ufite imvune. Ariko nanone reka dusimbuke, ushobora kwibaza ngo ese uyu Kimenyi Yves we ibyo ni ibiki? Ni nyuma noneho yo kumva ubuzima bwa Muyango n'ibyo yagiye anyuramo dore ko yaje kwitwa Miss Photogenic mu mwaka wa 2019. Tumaze kumva amateka ye n'ubuzima yanyuzemo. Ese koko uyu mugabo we witwa Kimenyi we ubuzima bwe bwabuhagaze bute? Ese koko aracyakinira Amavubi? Ese koko aracyari umuntu ukomeye cyane? Reka twumve. Uyu musore yitwa rero Yves Kimenyi, amazina y'nyakuri na Yves Kimenyi. Amazina y'nyakuri na niyo yakomeje kuba popular. Ni umusore wavutse mu mwaka wa 1992 afuka tariki 13 Ukwakira. Uyu ni umusore wavukiye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro ahazwi dore ko ari Remera. Uyu musore se koko ibi bivugwa ko afite 1.89 koko ashinguye bigeze aha? Ariko nanone ibyo nibivugwa mu mapuro zigiye zitandukanye dore ko mu busanzwe yenda ashobora kuba afite 1.82. Aha ntawamenya. Uyu musore rero imyaka ye y'ubuto yatangiye gukina mu Academy Imena
no mu Isonga Academy aho yashinzwaga n'ikimpeshya y'igihugu. Ariko se nanone APR FC yayitangiye gukina mu mwaka wa 2014 da kugeza mu mwaka wa 2019. Ngo rero yaje kwimukira muri Rayon Sport yakiniye hagati ya 2019 na 2020. Kiyovu nayo yayibayemo nka kapiteni kuva mu mwaka wa 2020 ageza mu mwaka wa 2023. AS Kigali FC yayimukiyemo nk'ikipe muri Nyakanga umwaka wa 2023. Ndetse uyu musore akaba yarahagaritswe gukina dore ko yahagaritse by'agateganyo mu mwaka wa 2024 tariki ya mbere Nyakanga. Aha niho byavuzwe ko ashobora kuba yabiritse burundu. Ariko se nanone uyu musore ko yatangiye gukina Amavubi kuva mu mwaka wa 2011 mu kipe y'abato y'ikipe y'igihugu, nawe amaze gukinira ku rwego rw'abakuru kuva muri 2017 afite ariko se nanone reka naribi ibyo reka twere kubitindaho kuko ntaho byaduhuza n'ibya Brian na Keza. Imvune ikomeye ngo yayigize mu mwaka wa 2023 ukwakira tariki 29 yakubitwa bikomeye mu mukino wa Musanze FC byateye ihungabana mu gufata tibia na fibro. Iyi ni imvune yo kuguru yakorewe operation i Kanombe Military Hospital. Ibi ni bya bitaro bimwe muri biri mu bitaro bikomeye ushobora gusura Misa Scolaire naho kabira birambuye, kandi yagiye asubira mu myitozo yoroheje mu gutangira kugaruka mu kibuga mu bihe biri imbere. Urukundo na Muyango rero ngo byaje kugenda ute? Uyu ni wa mukobwa Claudine Uwase. Ni ngo ni amazina ngo yitwa ngo Claudine, ngo yaba Claudine bakorera mu rugo. Uyu rero yamamaye nka Miss Photogenique wa 2019 mu itariki ya 28 Gashyantare mu mwaka wa 2024 dore ko yamusabye kubana mu buryo bw'amadini. Uwase Muyango se yari guhakana? Reka tumwite Claudine nawe yemeye atazuyaje dore ko mutariki enye Mutara mwaka wa 2024 ni mu karere ka Nyarugenge hashyingiwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Nyuma yo kwa gatandatu Mutarama mwaka wa 2024 baje kubana mu buryo bw'idini, babana umwana w'umuhungu witwa Miguel Yanisi wavukiye mu 2021 muri Kanamada dore ko yari umwana w'umusore. Ese koko ibi bintu byaje kuvugwa ko nanone urukundo rwabo ndetse n'umubano wabo urimo ariko nanone ibi ni ibiki byateye mu ngo z'ubu. Nanone rero ngo DJ Brian akabara rusenye hamwe na Keza. Ese uyu Keza we bite? Keza Tereski uyu ni umukobwa wamamaye cyane Tereski, ariko se uyu mukobwa w'umunyamideli uzwi cyane mu Rwanda wamamaye cyane mu rukundo rwe na The Trainer azwi cyane. Ariko si umukobwa Keza Tereski yaba ari we wasenyeye urugo rwa Muyango na Kimenyi? Ariko se koko ko byaba biri kuvugwa yuko Kimenyi ari we wamusanze? Ariko mbere na mbere reka manze mbabwire uyu Keza Tereski ese amazina y'anyakuri ni uyuhe? Dore ko uyu mukobwa yitwa Niyigena Solange. Ego ko Solange akunze kwita Keza Tereski ku Instagram ku mbaga nyinshi dore ko azwi cyane. Umwuga we ni umunyamideli wakoreye ibikorwa bya GT Bank Fashion Weekend i Lagos mu mwaka wa 2013 yamamaye kera ndetse agaragara mu mashusho y'indirimbo nka Peter Kidole. Ariko se uyu mukobwa waje kubyarana na The Trainer, uyu The Trainer rero nawe akabazwi ku izina rya Rorie. Ni Rorie da. Uyu Rorie rero akabazwi ku izina rya The Trainer dore ko yamamaye ndetse akaba ari n'umwe mu badozi bakomeye cyane dore ko kuwa 7 Mutarama mu mwaka wa 2023 Keza yabereye ibirori bya baby show dore ko yerekanye ko yiteguye kwibaruka umwana w'umuhungu. Ku wa tariki 10 Werurwe umwaka wa 2023 yibarutse umwana w'imfura we w'umuhungu, kandi ku umwana we dore ko yagaragaye ku itariki ya 10 Werurwe umwaka wa 2023 yibarutse umwana we w'imfura we w'umuhungu, kandi aza kumwishimira cyane mu magambo ye, urakoze Imana kungira umubyeyi kumpa umwana w'umuhungu w'igitangaza kandi mwiza, kandi nyuma yavuze ko urakoze Imana dore ko ungize umubyeyi mwiza. Uyu se koko ko yagiye avugwa ku rukundo rwe hagati ye na The Trainer uzwi ku izina rya The Trainer dore ko yamamaye, ariko amazina y'inyakuri akaba ari Izere Rorie, umutoza w'imyitozo ngororamubiri wamenyekanye mu mwaka wa 2021 dore ko abishi bakumiye kwibaza uti ese amafaranga yakurahe dore ko agenda mu mamodoka meza. Muri Mata mu mwaka wa 2022 rero dore ko yamuhaye impeta ashimangira kuzabana nawe akaramata. Ariko nyuma y'amezi urukundo rwabo rwaje kuzamo agatotsi, kwa kunde bavuga ngo inshishi zaruguyemo, ndetse dore ko yaje kwitwaza ko ashaka kuba atari se w'umwana. Ariko nanone The Trainer yagiye yarushaho kugaragaza amagambo dore ko yari afite urujijo avuga uti ashobora kuba atari we papa w'umwana, ariko The Trainer yemeje ko umwana ari uwe ndetse anabisabira imbabazi yuko yagiye agira urujijo. Yaragize ati umwana ni uwanjye, ntabwo nigeze nanga umwana ni umugisha.
ariko se nanone Keza yasuzumye ko azaba umubyeyi nyawe, abaza umugabo we yakwibaruka, ariko umugabo nawe aramusubiza uti nta mpamvu utakwibaruka. Ariko se nanone ko birimo urujijo, uyu mukobwa rero akaba afite umwana w'umuhungu, uyu mukobwa bamwita Keza, ni umunyamideli nk'uko nabibabwiye, akaba yarabyanye na The Train, ariko nanone akaba ari busenye urugo rwande rwa Muyango na Kimenyi. Ariko se nanone DJ Brian we abizamo, utaba atazi DJ Brian wenda ashobora kuvuga umupuri. Umupuri se abenshi bahita bamenya uti, abenshi bagiye bakurikira ibiganiro by'umupuri uri kuvugwa cyane kuri iriya channel nshya iri kuzamuka ya DJ Brian na Tasha. Ariko se nanone umupuri koko niyo magambo yagiye avugwamo, hoya nanone utabishi bahise bibaza uti uriya ninde? Uriya ni umudj, ni DJ Brian. Abenshi bakavuga ko ari umutinganyi, ariko se nanone ibi ni ibiki? Ariko akabikavugwa yuko ari usenya urugo, ariko se koko yatingana na Muyango? Muyango se nka Miss Photogenique yakwemera? Aho rero ngayo nguko. Ariko nanone rero bikaba bivugwa yuko uyu Muyango nawe yaba hari ibyo atashimishaga ku mugabo we, ariko se byo ni ibiki nanone? Nyaboneka urugo rero rukomeza kuzamo udutotsi gutyo, ariko nanone Muyango ndetse n'uwitwa Kimenyi bikaba bivugwa yuko urugo rwabo ruri mu marembera, ariko se byaba bivugwa yuko nanone basubiranye. Mbere na mbere ushobora kwibaza ngo ese Yves ni igiki yangira Muyango, ese ni igiki bapfa, ese ni ibiki adakora nk'inshingano z'umugore? Aha, nyamaze ibi ni iby'abakuru. Cyangwa se DJ Brian yabarengana? Ese nanone nimba arengana kuki aya magambo birimo avugwa ndetse bameze nk'abantu bari kwisobanura? Muyango nawe avuga uti Keza warampemukiye, uti nawe ibi bintu uzabihanirwe, uti ibi bintu wakagombye kubyicuza, ntabwo ari we wakagombye kubinkorera. Nanone aya magambo harimo akantu, ariko se nanone ibyo bintu by'uko nanone ngo mu buryo bwo gukora inshingano nk'umugore, nanone biriya bintu bivuga ko nanone Yves yaba yaravuze koko byaba bikwiye. Ariko se nanone kuki ubuzima bwabo bwaba buri hanze? Keza icyo dupfa arakizi, ahubwo Keza ushaka kumugira inama. Keza nk'uko bivuze ngo twese turaba abadamu, ibintu wankoreye please ntuzagire undi muntu bikorera hano mu Rwanda, ku isi yose, aho uzagera hose, ukuntu uvuga neza, ukuntu usobanura ibintu byawe, biragaragara ko ibintu nyine byawe warabipanze neza, biri ku murongo. So keep it up. Ariko ibintu wankoreye uzi tuziranyeho njye nawe, ntuzagira undi muntu bikorera, kandi I'm glad ko ibyo washakaga wabigezeho, ahubwo energy zindi uri gukoresha uzana ku muri social media ushaka kudragingamo abashuti banjye, abashuti bawe, abafana, abantu bakunda ibyo dukora, ibyo bintu nibyo ntari kubasha gusobanura. Aha, nyamaze ibiri imihanda birakomeye. Uzi ko iyi mihanda ya Kigali yanyereye, nyamaze n'ibibazo, ariko tudatinze ibyo ntibibuza Muyango kwiryohereza, ntibimubuza kurya show, ntibimubuza kurya show Gisenyi hataye show, ahandi hose akomeza kuhata show, ibyo ntacyo bimubwiye pe.